turaza no gukomeza rero kuri gahunda ijyanye n'umunsi w'ejo wa Saint Valentin. Dufite uko turuza kubibereka. Turabakumbuza. Turabakumbuza. Iyo nkuru iratetse neza. Irashyushye cyane. Ubizi se niko. Ni muri ubwo buryo rero abakunzi ba Nyirwa TV mu munsi nk'uyu babiteze yuko byanga bikunda hari ikigomba kunyura kuri cyano kugira ngo bataza guhoma. Turatangira duha abantu ikaze kuri Nyirwa TV aho tuzajya tubagezaho ibyiza byinshi, gahunda zitandukanye, iz'abahanzi, ibiganiro byiza kandi biryoshye. Birumvikana nk'uko bigaragara hano, uretse ko wenda abantu batabuze kubibona neza, ariko dufite uko turuza kubibereka. Turabakumbuza. Gusa iyo nkuru iratetse neza, irashyushye cyane. Tubahaye ikaze rero inshuti bakunzi ba Nyirwa TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tuba twabateguriye ibiganiro byiza bimeze neza. Dufite umutumirwa uyu munsi rero kandi ni n'umunyamakuru wacu uri mwimenyereza itangazamakuru yitwa Toyota. Kora tano muzima. Umeze utese jama? Ndashima Imana neza. Piyo ngiye bimeze bite se sasa? Piyo biraho ibintu byose niteye. Ariko ejo ngo wazamutse mu mujyi bintari umuriro. Ejo byari bikaze cyane, ngira ngo nk'uko bireba hano, ngira ngo n'abakunzi ba Nyirwa TV turaza kuberekaho neza, ariko ntabwo byari byoroshye. Hanyuma se buriya ibijyanye na gahunda z'ubuzima umuntu akanga gukubita utwakagari mu kazi ugasanga ari imwe. Turaza n'ibyo kubikomezaho gakeya kugira ngo abatwumva batureba baze kubasha kunyurwa rwose. Oya nibyo cyane. Birumvikana buriya uretse isi tugezemo ko yahindutse, ariko buriya ikintu gikwiriye kuri ubu ni uguhagarara mu kuri ukagaragaza ukuri, nta bintu byo kurenzaho cyangwa se ngo uce ku ruhande. None ni iki kintu watangariza abaduteze amatwi batwumva ndetse n'abatureba kuri televiziyo zawe cyangwa se smart Android? Ikintu nabatangariza nuko amazina yanjye nitwa Toyota. Ni amazina yawe? Nkaba meze neza, ngira ngo nawe urabibona nta kibazo. Rero nkaba ndi umutumirwa wa Nyirwa TV, ariko mu minsi iri imbere tuzajya tubana inshuro nyinshi. Uko bizajya bigenda iminsi icuma tuzajya tuba turi kumwe inshuro nyinshi, nta rungu, nta kibazo ngira. Uko umunsi ugenda ukura undi bizajya bigenda ushobora kuryoha. Nta kibazo. Reka rero turushaho kubwira abantu yuko uyu ari wa mwanya bari bategereje bya byiza twahozaga tubabwira cyane rwose. Ngira ngo uyu munsi rero reka tureke kwicisha abantu amatsiko, tubabwire yuko bataza kuvumbayo bengewe rwose. Nimuze kuvumbayo mwengewe, nayanyu twabazaniye, ntimugire ikibazo. Toyota, ndagira ngo tuze kureba ku bintu bibiri, ku kintu kijyanye na Saint Valentin. Umunsi wakakaje benshi, dore ko turi mu minsi ikakaye nayo ubwayo, nayo irakakaye. Turaza no kureba rero ku bijyanye n'ubuzima. Ubuzima turafata akantu gato cyane kakadomo tunosheho abantu. Tuze kureba ku ndyo nziza, ubwo turaza kumenya indyo nziza iyo ariyo. Tuze no kureba n'abantu bakunda gukora bagahugira mu mirimo, bakaza kubura umwanya wo kujya gukubita utwaka. Umwanya wo gufumbura sha. None umunsi w'ejo we wabonye ute? Dore ko hari benshi bari babiteze, hariho n'abakanyaza abandi babazirikira ku gahunda. Umunsi w'ejo nk'uko byari bimeze, urabizi ko muri iyi minsi nta muntu wemerewe kurenga akarere, ariko nabashije kunyarukira mu mujyi utwegereye, navuga i Kayonza. Nabashije kunyarukirayo. Naho wasimbukiyeyo? Ariko nasanze ari ibicika mu rwego rwo kwirinda Covid. Ntago Saint Valentin yigeze ishininga cyane, cyangwa se
abantu bayisangamo. Ntabwo yigeze igaragaza imbaraga zayo, ariko hake nabashije kugera ntabwo burya akajya kiburira, usanga hari abantu nyine babikomeje njya numva bamwe babyita ngo no kubigira intambara. Abigize intambara, abigize fight. Fight ngo abatureba cyangwa se abari kutwumva, ubwo tubizaga intambara, fight cyangwa se komba, bahita babyumva neza. None Toyota, wowe simbucya ikayonza. Mfite amakuru yuko hari waziritse undi amukanyaga kuva mu gitondo yamwiteguye. Nkuko nyine uri kubireba hano, ngira ngo nkuko uri kubireba hano, hari umuhungu yategereje umukobwa nyine ari bumwitegura ari Saint Valentin. Yewe abakobwa nyine bambara umutuku n'umukara, abasore n'umukara n'umweru. Ubwo bari barimbishije bajyanishije, ariko ubwo nageraga ku muhungu nasanze afite agahinda. Yari yijimye, yari yiteguye, yambaye neza, yaguze ururabo yiteguye, ariko guhera saa 8 ategereza umukobwa. Zarye zakumanywa cyaza nijoro? Zakumanywa. Ategereza umukobwa aramuheba, agira agahinda, ariko icyaje kuvamo ntago ari cyiza. Kuko urumva nyuma y'ibyo nubwo tugishakisha amakuru yimbitse cyangwa se arambuye, akuza no gusesengura neza, uze ku uburakari namusiganye bishobora kuzarangira batandukanye. Niyo mpamvu rero nk'abantu bakurikiye Nyurwa TV, icyo twababwira ni kimwe, nuko hari igihe dushobora kwishimira iminsi mikuru nk'iyo ya Saint Valentin, ariko umunsi wakaba w'ibyishimo ahubwo ukaba wo gutanya abakundanaga. Kuko niba abantu bari basanzwe bakundana nta kibazo, ukaba ari umunsi wa Saint Valentin batanyije kwa ko umukunzi atabonetse, nacyo urumva ni ikibazo. Uwo munsi utaza no kubaho, hari igihe nta ntugunda yari kubaho cyangwa se ikibazo. Niyo mpamvu bamwe rero mu bakurikiye Nyurwa TV, icyo nababwira, buriya urukundo ruba mu mutima, gukundana biba mu mutima, kandi igihe cyose mwategura ni mwaryoshya urukundo mwarutwara neza, ukagenda neza nkuko mwaruteguye. Wenda ikibazo umuntu yakubaza gatoya, umuhungu wabonaga se kurakara, byari ibyishimo byinshi cyangwa byari byuko bamuziritse ku nzira, bigaragaza nkaho nta cyizere bari bamufitiye, cyangwa se bamukatanye, reka tuvuge dutyo, wenda bamujyanye ahandi, umuhungu agasigara aho ngaho nawe ategereje? Birumvikana ikintu nabonyemo, hari ibintu byateye, hari ibintu byateye rwose. Abantu bakurikiye Nyurwa TV, icyo nababwira, ibintu byateye, ugasanga umukobwa afite nk'abahungu 10 cyangwa se n'umuhungu nuko ngo babyita gutendeka, ariko bishoboka kuba, ariko bishobora ngo batanatendeka, ariko akabagara rwose, urumva akabagara kugira ngo imbuto zizakure neza. Ubwo rero icyo nabonye nuko icyo yabashije kunangariza, yambwiye ati ashobora kuba wenda mu gahinda kenshi, yarambwiye ati ashobora kuba yarafitanye n'abandi gahunda, akaba yaranteretseho kubura uko ampakanira akanyemerera, ariko akaba yarafite ahandi hamuri ku mutima yahisemo kujya. Ariko rero iyo ubirebye usanga ari ikintu kibabaje cyane. Ntakishimira ko umuntu ukurikiye Nyurwa TV cyazamubaho, ahubwo muharanire kuba smart, mube seriye, mwubaka urukundo rugaragara kugira ngo ejo muzagire ejo heza. Erega rukomeye. Ikintu rero gitoya rende yakaho ngo tube tuhasimbitseho gatoya, ariko turanagaruka. Hari abantu mu buzima busanzwe turakora, turahinga, tugacuruza, bitewe n'imirimo abantu bafite kuri iyi si, inshingano nyinshi zigomba umuntu. Hari igihe umuntu, ubundi bivuga yuko umuntu agomba gufata amafunguro bishotse mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba, si byose? Ayo mafunguro agomba kuba ameze neza, ubundi nk'ifunguro wakumva ngo rimeze neza, ku buryo umuntu wese yaribona akavuga ati iri nanjye ndumva ndifitiye ubwuzu, ndumva ndyisangamo. Ubwo ni nk'ifunguro ryaba rimeze rite kugira ngo umuntu abashe kumva byagenda neza? Ikibazo mbajije kiragoye, kandi kiranoroshye, kiranumvikana. Kiragoye kuri jye kuko mfite ibyo nkunda ndya, kandi
ntago nzi nawe niba dukunda bimwe cyangwa se n'abakurikiye Nyurwa TV nimba ari byo bakunda, ubwo rero waba ungoye gusa ku rwanjye ruhande mfite ibyanjye mu nda kandi bimeze neza birumvikana. Reka hano ngibi tuzabigaruka uko utabizi. Ndabizi aho bisobanura sinakumvaga. Reka aho ngaho tuhasimbuke gatoya duse n'abagaruka ku yindi point cyangwa se ku yindi ngingo ivuga ku bijyanye n'imirire cyangwa se n'uburyo umuntu akwiriye gufata umubiri we. Ubundi hari abantu bakunda gukora muri za nshingano twavuze haruguru, ugasanga umuntu arakoze akabura n'amasaha yo kujya ku meza ngafata utwaka abashe gufungura abashe gufungura bya bindi akorera, ugasanga yabuze umwanya wo kujya ku meza. Ibi bintu byo turabisobanura dute kugira ngo abantu badaheranwa n'ibibazo byo guhugira mu kazi, ukazasanga ku mpera yabyo bitanze igisubizo kitari cyiza. Okay, icyo nabwira abantu baduteze amatwi kandi banatureba, iki ni igihe cyo kugira ngo dusobanuke, urye neza, ubeho neza, wambare neza mu bukene bwawe, urumva, ukore ibice byiza kandi bigukwiriye. Isi tugezemo ntago tuzi ngo ejo ni ahacu, nta nubwo dukwiriye kwaye, ariko ngiye kuvuga muri ubu buryo bubiri. Icyambere, niba cyane cyane ariko ibyo ngiye kuvuga gusaba nyihanganire ariko bikunda kuba ku bantu b'abahinzi, ugasanga umuntu icyo ndi buhereho ni umuhinzi, niba yejeje ibirayi ararebamo dutoya tutavamo agafiriti cyangwa se sote, ahubwo akajya agafata tumwe dutoya akaba ari two arya, akajya kugurisha cya kindi kinini, akajya gufungura twa tundi twinyana batwita ngo ni utunyana. Rero abakurikiye Nyurwa TV ushobora kuzatunga Abanyakigali bakajya barya ibiryo byiza, wowe ugatungwa n'inzara. Tuzajya tubyirira Abanyakigali, tuzajya tubyirira rwose. Ukuntu wahinze ibirayi kurya udutoya, ibinini ubyohereza, ega amafaranga ni meza, ariko akabivangavanze, none se uzajya urya utubi, ubundi se uzagubwa neza ute? Nimba uhinze, nimba se kwanza uri n'umukene, ariko hari ukuntu ubukene ubusobanukamo. Twavuga gusa nyine hari n'igihe bipfira mu mikorere yacu cyangwa se mu mitwe yacu uko tubyumva. Umuntu akumva ko yuko kurya ibijumba, igitaro na voka arizo ntungamubiri, akumva ko ari izo ntungamubiri, ariko ushobora kuvuga ngo niba mu gitondo fashe ikijumba, saa sita nkamenya ngo afata ku gitoki, sinzi uko abantu barya, ariko nkamenya ngo niba saa sita ni irobo ntiyarenze ibiceri 200 by'umuceri, noneho nimugoroba ukamenya ngo nimba ari ibirayi bingahe, nyine ukagerageza mu bukene bwawe kubaho neza. Ariko nkaho nagiye ngenda simvuga ibyo nabonye mbeshya, uravuga ibiriho ntabwo turutse sereza. Niba umuntu atetse, ugasanga atetse akadobo k'ibirayi, nyamara yagombaga gukataho ikiro cy'ibirayi, kagura urunyanya, kagura igitunguru, kagura amavuta, ugasanga rero hari ukuntu nyine natwe ubwacu mu mibereho yacu usanga tubisohokamo nabi, tukabigiramo uruhare. Icyo nababwira rero, duharanire gusobanuka, tumere neza, twajya mu kazi ariko tunafungure. Ariko ubundi buriya umuntu akoze agamera aho ngaho, ubundi ubwo yabakorera icyo adafungura. Umuntu agomba gufungura, ibyo ukora byose ntabwo wabikora uvuga ngo uzajya uhora ukora ntese ugukorera iki? Nta kindi ugukorera iki udafata umwanya ngo ufungure n'ibyo ukorera? Anyway, umuntu nyine akora kugira ngo abeho kandi agire ikimutunga. Uramutse rero ukora kugira ngo uzagurishe, ndatekereza yuko nta mumaro byakumarira, ahubwo ikizima ni ugukora kugira ngo urye, kugira ngo ubeho, ndetse usagurire n'amasoko kugira ngo nujyana ku isoko amafaranga azavamo uzabone n'ibindi bigutunga. Uzanatubukirwe, dore ko n'abana baba bakeneye minerivare, amafaranga yo kugenda ku ishuri. Birumvikana. Reka rero dusoze dushimira abari duteze amatwi, ndetse banatura ku mateleviziyo yabo cyangwa se ku smart Android yabo, yuko ari akagaruka. Nakagaruka
ariko icyo nababwira abakurikiye Ibyishimo TV Nyurwa TV. ya Nyurwa TV mwa iri zina ejo Sevalante rwose iracyakugumyemo iracyandimo, niyo mpamvu wumva ndi kuvugishwa, ariko icyo nababwira nuko ntabwo uvugishwa uravuga ibiriho, nuko navuga ko tubafitiye ibyiza byinshi kandi buri munsi nakagaruka tuzajya tubakumbuza, kandi icyo nababwira nuko baharanira kubana na Nyurwa TV, indirimbo, abahanzi, amakuru, abatumirwa batandukanye, ibiganiro by'ubuzima, mbega ni byiza cyane nk'uko ari Nyurwa TV nyine muzajya munyurwa kabisa, kandi tuzajya dukenera ibitekerezo byabo, komenti, dukenere share, dukenere subscribe kugira ngo tubashe gufatikanya. Icyo nababwira rero nyine nsoza nuko ewana biraryoshye kandi nakagaruka, njyewe nkaba nitwa Toyota. Rero ciao tuzasubira. Nanjye mukaba mwari kumwe na Irafeti rwose uhora ubifuza amahoro y'Imana kandi ubakunda wishimira ko iteka ryose mwajye mugirana gahunda nziza, ibiganiro byiza ku gihe. Yewe biruhanya tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka.